Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha ngiye kuguhereza impamvu 14 bakwanga urunuka. Impamvu ya mbere, kubera ko udatekereza kimwe nabo. Abantu benshi banga umuntu utavuga ibintu nkabo cyangwa udafite imyumvire imeze kimwe n'iyabo. Iya mbere, ubwigenge mu bitekerezo bishobora gutera abandi ishyari cyangwa ubwoba. Impamvu ya kabiri rero, kuba utavuga byinshi cyangwa kuba wicishije bugufi. Hari abantu batishimira umuntu utavuga menshi, bakeka ko ari icyitso ndetse ngo yishyira hejuru cyangwa atari inshuti yabo. Impamvu ya gatatu rero, kuba ukomeye ku byemezo byawe. Iyo udahindurwa n'umuntu uwo ari we wese, hari abumva ko ari agasuzuguro, hari abantu bumva ko ubasuzuguye. Impamvu ya kane ni iyi, kuba utubaha ibyo bashaka. Iyo udaha abantu amafaranga, ubutoni cyangwa imbaraga bashaka, bashobora gutangira kugutera urwango. Impamvu ya gatanu rero, kuba ufite impano cyangwa ubushobozi bibaruta ubarusha impano mu byo muhuriyemo. Impano, ubwenge, amafaranga bike cyangwa byinshi, byose bishobora gutera abandi ishyari. Aho ufite ingufu niho abandi babona impamvu yo kugutuka. Impamvu ya karindwi rero, uhindura ubuzima bwawe. Iyo utera imbere ntucyongere kuba hamwe nabo, cyangwa iyo wamaze gutera imbere umaze kuba umukire ntiwongere kuba hamwe wenda binatewe n'akazi, cyangwa ugatanga umurongo mushya w'ubuzima bwawe. Bamwe bumva usigaye wirata ndetse bakabona ko wabasize, ibyo bikabatera ishyari. Impamvu ya karindwi rero, kuba uvuga ukuri kukabarya. Hari ukuri umuntu uvuga gushyira ku meza abandi bagafata nk'amagambo mabi. Icya munani rero cyangwa impamvu ya munani ni kuba udasabiriza no kwicisha bugufi cyane. Abantu bakunda gukunda umuntu bita umuzererezi, umuntu w'inzerezi cyangwa umusabirizi. Iyo utubaha ayo mahirwe yo kukwereka ko bakurenze, barakwanga cyane. Ubwo rero impamvu yo kuba abantu utabubaha kubera ko bakurenze, icyo gihe bikuviramo kwangwa. Impamvu ya 9 rero, kubugira umutuzo n'amahoro. Hari abantu bangwa nabo bafite amahoro kuko bo bafite intambara mu mutima yabo. Nanone impamvu ya 10, kuba ukunda kwigenga. Abantu bakunda kuguteka umutwe, niba bitakunda bagutera urwango. Impamvu ya 11 rero, ubutagira umujinya cyangwa ngo utongane. Hari abakubona nk'uwirengagiza cyangwa uwishyize hejuru. Impamvu ya 12 rero, kuba udashobora gukandamirwa. Iyo ushyiraho imbibi cyangwa icyo twita boundaries, utavuga yego kuri buri kimwe, bahita bakwanga. Cya 13 rero, kuba ufite igikundiro ndetse cyagutse cyane. Hari igihe abantu bagukunda abandi bakanga ubusa, bakakwangira ubusa kubera ko bakubona udasanzwe kurushabo. Nanone impamvu ya 14 nariyo ya nyuma, kuba udakurikira umuvugo wa benshi cyangwa kugendera mu kigari. Iyo uri umuntu utekereza wenyine, ukora ibintu kubyumva atari uko abandi babibona, uba utandukanye. Abantu benshi barakwanga kubera ko badashobora kukugenzura. Nama rero nakubwira ni iyi ngiyi, jya ubaho mu kuri kwawe, si mu byifuzo by'abandi. Abantu ntabwo bazigera bose bakunda wowe. Impamvu ya 2 rero cyangwa inama ya 2 ni iyi, umuntu wagushaka koko, urukundo rwe ntirushingira ku nyungu, ahubwo rushingira ku ndangagaciro zawe. Inama ya 3, guma ku nzozi zawe. Abo bakwanga nibo benshi, bakakwereka aho ugomba kurushaho gukomera. Ndetse yabagezaho icyegeranyo ni Fabien. Niba ubishaka, nagukorera uburyo 10 bwo kwirinda abantu bagufitiye urwango rutagira ishingiro. Yabagezaho icyegeranyo ni Fabien. Abakunda cyane cyane, Imana ikomeze bandebera icyoroshye. Bamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV, ntago wari wayikora. Izera neza kugiye kuyikora. Nakagarutse. Ciao.